arambwira ati Nyampinga muri Kenya bariba. Mm. Ati ahantu hose washyira amafaranga bakwiba, haba mu ikariso haba mu mabere bose baragusaka bakayakuramo. Mm. Arambwiye fata amanyarwanda yawe uyashyire mu makenya uyanyoherereje nzayaguha uhageze. Yego. Kuko nyine bitewe n'uko twari tumaze kwizerana nari mfite hafi amafaranga 150 by'amanyarwanda ndayavunjisha nyashyira mu makenya ahita avamo 15,000. Yewe mbega udufaranga duke. Uwo mukobwa nyine ndamwohereza maze kumwohereza rero naje kuba nanjye nyuma naje kwifata nkabona mwize nk'injiji ariko nyine ubujiji buza ubwenge buza ubujiji bwahise. Numva nyine maze kuyamwoherereza wamumere nyine abakwiho telefone Ngaho. ndakomeza ndagenda ndavuga ati ubwo ngubwo Ndamusanga. ushobora gusanga ari telefone yazimye cyangwa se ari amarezo yabuze. Urumva ngo nyine ndagenda turi hafi tugeze hariya i Bugande i Gatuna, ubwo twari twarengera nyengera i Gatuna telefone itarasubiraho. Nkajya nahereza kuri WhatsApp noneho maze kugera i Bugande nimero itariho nibwo navuze ati wa muntu yandiye no sinzi ko nanditse muri message navuga ko nakubuze. Undi arambwira ati warasaze. Ngaho. Meze neza cyane ndishimye kuba mumaye ikiganiro cyo kuba twahuriye hano nyine mu kiganiro cyane. Wow. Ndananezerewe. Iyo bavuze ijambo diaspora utekereza iki? Bavuze ijambo diaspora mba numva ari umuntu wagiye hanze cyangwa se uri hanze mu buryo nk'ubwo ngubwo njye nyine ko ndi nabyumva sinzi ko n'abandi ariko mubyumva. Wigeze ujya hanze aho wabereye kubavuka wigeze usohoka imbibi z'igihugu? Okay. Nasohotse nyine nawe ngo nsohotseyo ndagenda barantuburira. Byagenze gute? Ariko hari n'undi nabonye ngo waheze muri Cambodia. Ibi bintu biterwa n'iki? Ntabwo mbizi nyine ari ukuntu ushaka kubuza umuntu umara kugendana n'umuntu ukavuga ati ngwino hano muri Kenya habaye amafaranga ari menshi. Niyo bavuze ngo haba amafaranga mba numva ko ngiye kugenda nyine nkayoragura nkabona amafaranga menshi ariko nabonaga mu Rwanda. Noneho nyine umushuti wanjye ari umukiriya wanjye aza kujya muri Kenya arambwira ati Nyampinga vayo banguka uze muri Kenya hari amafaranga. Umukobwa Nyampinga nanjye umukobwa muzima nditeguye abantu bose nari ndimo tudeni mu Rwanda ndabishura ngenda nk'imfura. Ugenda utanyishyuye bivuge. Kana umuntu nagiye niba nagiye naragarutse ndamwishyura ubundi ngenda nk'imfura nta muntu undi mu ideni. Umukobwa muzima rero ndakugendeye ngeze hariya Nyabugogo arambwira ati katisha ndakatisha n'ibintu byose nyine ndabikora. Akasha kaje kubaho rero arambwira ati genda mu modoka ndagiye nicaramo saa moya gusa arambwira ati Nyampinga muri Kenya bariba. Ati ahantu hose washyira amafaranga bakwiba, haba mu ikariso haba mu mabere bose baragusaka bakayakuramo. Arambwiye fata amanyarwanda yawe uyashyire mu makenya uyanyoherereje nzayaguha uhageze. Yego. Kuko nyine bitewe n'uko twari tumaze kwizerana nari mfite hafi amafaranga 150 by'amanyarwanda ndayavunjisha nyashyira mu makenya ahita avamo 15,000. Yewe mbega udufaranga duke. Uwo mukobwa nyine ndamwohereza maze kumwohereza rero naje kuba nanjye nyuma naje kwifata nkabona mwize nk'injiji ariko nyine ubujiji buza ubwenge buza ubujiji bwahise. Numva nyine maze kuyamwoherereza wamumere nyine abakwiho telefone. Ngaho. Ndakomeza ndagenda ndavuga ati ubwo ngubwo Ndamusanga. ushobora gusanga ari telefone yazimye cyangwa se ari amarezo yabuze. Urumva ngo nyine ndagenda turi hafi tugeze hariya i Bugande i Gatuna, ubwo twari twarengera nyengera i Gatuna telefone itarasubiraho. Nkajya nahereza kuri WhatsApp noneho maze kugera i Bugande nimero itariho nibwo navuze ati wa muntu yandiye no sinzi ko nanditse muri message navuga ko nakubuze. Undi arambwira ati warasaze. Ngaho. Yahise ambwira ngo warasaze. Ndavuga ati noneho menya nasaze koko wanamwungana. Noneho ndakomeza ndagenda ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza mpita mbwira nyine abandi bana twari tukivuga ati uno muntu ashobora kuba yandiye kandi nta mafaranga nawe mfite no gusubira inyuma. Urumva n'abandi barambwira ati tugende nituragera ku mipaka nyine nitumara kuhagera bashobora kugusubiza mu byangombwa byawe bituzuye
ukatusubirayo. Urumva nyine baza kugenda gutyo ngera ku mipaka gusa ngeraho baravuga ati nta kibazo ufite komeza. Njyewe umukobwa muzima mfunga umutima bakorera nyine winjira mu gihugu cy'amahanga umuntu mwari mufitanye na ndevu yagukwebye. Yego pe numva ibyo bitoroshye nyine yari andi mateka maze nyine arakomeye ariko nyine nk'umuntu nanjye uba usobanukiwe sinari nsobanukiwe ibintu byo hanze ariko nyine nafunze umwuka ndagenda kuko nyine ku bw'amahirwe ari ukuntu Imana ivuga ati uyu mukobwa nubwo ajya ariko akanze mushakira ukundi kuntu ashobora kubaho. Urumva naragiye nyine sinzi ukuntu twageze mu nzira mitamura n'undi munyarwanda nawe nyine wiviriye gusura iwabo nawe ari gusubira nyine mu gihugu ari gusubira muri Kenya. Abarambaje ati bite byawe nakabanje kumbaza igiswahili habe n'agashwitu nari nzi ariko se nta nakongereza ruzi n'akajambo how are you ntakuzi nagiye gutyo uri kumva ijambo how are you ntaryuzi how are you ni ibyo ni ibintu biba bisanzwe. Niyo yambaje igiswahili amaze kukimbaza ariko yarambaje ngo jambo ndamusubiza jambo ibindi ambajije ndavuga ibyo bintu byawe ntabwo mbizi nanabivuze gutyo mu Kinyarwanda nyine ahita yumva uri umunyarwanda yego nyine ambaza amakuru ni meza waje yambaza ati se waje kurongorwa ndamubwira ati ntabwo naje kurongorwa ni umuntu nyine arondagiye akazi mu buryo ubu n'ubu none namubuze ati se nanakoze aho ugiye ati reka naho nzi arangiza arambaza ati se umuntu angana nawe uba mu gihugu utazi iyo ugiye arangiza aravuga ati se umuntu mwavuga nagora muzi ndanavuga ati nyine ndamuzi arasanzwe ari umukiriya wanjye kuko nkora muri salo tuvugana gutyo aza kumbwira ngo nimba ndi salo ngo ufite salo ebyiri ngo nagenda nyine ngo tugakorana ngo haba hari amafaranga nyine muri ubwo buryo rero ya mahirwe Imana yikorera yaje gusanga arambwira umugabo arambwira ati azi ko umuntu muvugana no kuri WhatsApp mugenda mwoherezanya amafoto ibyo mwavuze bahise biba bikirimo arambwira ati zana ndebe none amahirwe naje gusanga wa mupapa twahuye akorana n'uwo musaza uwo mugore reka da yego kari bandiye ngo nyine bamaze kundya gutyo turakomeza turagiye umupapa akajya ambwira ati ese urarara hehe nanjye nyine ntaho mfite ndi burare gusa twageze nyine ahantu aviramo kuko ari kumwe n'akana ke k'agakobwa nyine twageze ahantu aviramo arambwira ati vamo nawe utege moto ngaho kandi nta mafaranga ufite nta mafaranga mfite iyo umubwira se ko nta mafaranga ufite utege moto nyine yarantegeye ategera n'uwo mwana ku bw'amahirwe y'Imana abarangiye nyine agejeje mu rugo rwiwe asanga afite umudamu w'umunyarwanda umukozi ni umunyarwanda urumva ko muri make nagiye amata ari nk'ubuki nagiye nisanga yego tugenda tuganira nyuma yaho nibwo twaje kwicara turatuza tumaze kurya ibintu byose nanjye nanatuje abarambwiye ati rero zana nimero ya wa mugore nyine ari umugore nyine wa mu Rwanda baramuhamagara bamubaza ati umuntu witwa Nyampinga uramuzi ati oya yaravuze ngo ndamuzi ati none se ibintu by'amafaranga ati nta mafaranga yampaye ngaho urumva nyine uwo mupapa arangije araceceka kuko urumva ko umusaza we yamukoreshaga muri salo yiwe arangije aramuhamagara avuga ati Eric bite ni byiza amakuru ni meza arangije aramubwira ati umuntu wita Nyampinga uramuzi baravuga ati ndamuzi ati umuzi y'iki ni inshuti ya mushiki wawe ati ibintu by'amafaranga yabahaye se mwaragize mukamwitakana mukayarya bimeze gute undi aravuga ati njye sinzi nimba mushiki wanjye bamuhaye iki amafaranga noneho wa mugabo wahita batera ubwoba arababwira ati njye narindi mu rugo ngiye kumva numva barampamagaye ati hari umunyarwanda uri kuri ambasade batuburiye ati noneho ngiye kureba amafoto yawe nsanga ni wowe n'uwo mushiki wawe ati rero niba bitaraba nabi mwakohereza ayo mafaranga cyangwa se bikajya hehe mu nkiko nubwo ntabonye ko nshimira wa mugabo nyine kuko nshimira umugabo nashimira n'umuntu w'urugo rwiwe rwose pe yarakoze Imana imuha umugisha byagenze gutya nyine biza kurangira amuteye bwa bwoba urumva ko byari 15 by'amakenya naje uwo mugore yase avuga ati rero andi narayakoresheje nsigaranye 7 ibyo 7 nyine nabwo impamvu yabyohereje ni bwa bwoba yamuteye yego 7 ndabibona imba ndi aho ngaho nyine ariko nawe ndabogane ntabwo nahita mbona kuntu ntaha yabize nyine nawe wageze hanze kugira ngo uhite uvayo ko kanya nta kintu ufite
muri make njye ndabizi neza ko kujya muri Kenya udafite aderese niyo waba uzifite uba wahiye rwose. urumva nuko nyine ndavuga nuke andangira akazi tubanza gukora muri salo y'uwo mupapa, ariko nyuma yaho arambwira ati abakobwa ndabazi, iyo bimaze kugenda gutyo mushobora kugumana, mara kugumana gutyo mukongera muriyunze ukabona n'ubundi uwo musaza wagiye kugutera inda. Andangira ahandi kana akazi kitwa nimba ari ahandi hantu yandangiye akazi ni ahantu bita Ukambani nyine gatandukanye n'uwo mujyi we yabamo, ngo yageraga ngo tutazahura wenda nagira ikindi akagutera inda cyangwa yari yafubuye nkaba natinde. uwo nguwo nyine uwo musore Uwe musore uwakujyanye nyine kariya ntabwo twari tuziranye, yari nziranye n'uwo mugore nyine urabizi, hari ukuntu umuntu ashobora kuguhamagara. none se uwo wakwatse amafaranga byageze igihe murahura cyangwa Ntabwo twigeze duhura, warinze ugaruka uva muri Kenya garuka tudahuye. Gusa nyuma yaho yashatse kongera kuntura, amubwira ati ndakwiyamye nshaka kongera guhura nawe, nyine nangira akazi ndagenda nongera nkiga akazi nyine nshaka itike yo kugaruka, ndongera ndigarukira nk'imfura nigarukira mu Rwanda. wenda urumva wakoze, wenda ntabwo nshaka ko urumva wagarutse mu Rwanda, ariko reka nibaze uri muri Kenya. Hamwe mu makuru dufite ko Kenya ari imwe muri kampani ari kimwe mu bihugu bikunze gucuruza abana b'abakobwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ese ntabwo wigeze ubona abasore cyangwa abasaza bo muri Kenya, cyane cyane ko nk'umukobwa uteye neza nkawe, uko biri kose abantu baba bashaka kuvuga ati uyu mukobwa gutya na gutya, ntabwo wigeze ubona bifuza kuba bakora icyo nakwita ishimisha mubiri rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, ibintu nk'ibyo? Hari ukuntu nyine wazaga babagoro kwa Kagame, bazaga birukanka tugenda kwanga ariya murembo wa Kagame. Murembo wa Kagame ni nini? Kureba umukobwa wa Kagame? Yego. Wenda ko nyine murembo ngo bari umukobwa mwiza cyangwa ikintu cyiza gutya. Yego. Bakaza aricyo kintu birukankira nyine, ariko iyo utabiciyeho nyine barakumenyera. Ukanye se nkunda umuntu umenyera, bahitaga baza nyine ari agaswere nagendaga amenyamo gake gake, nawe maze kukimenya kitari cyinshi, ariko nubwo nakimenyaga nyine ntabwo iyo waza kuvuga gutyo nyine nahitaga mvuga Ikinyarwanda tu. Wowe ntabwo se wigeze urumva icyo gihe cyose wamazeyo wari ukeneye amafaranga, wakeneye kashi kugira ngo ubashe gusavayivinga, wowe ntabwo wigeze ugwa mu mutego wo kuba urumva nk'igihe wari ufite 10,000 by'amanyarwanda, ntabwo wigeze wifuza kuba washaka abandi bantu, urumva byanze nyine ukavuga ati ndumva byanze reka nsarendinga nyamanike ngo imibonano mpuzabitsina ariko mbona udufaranga? Ntabwo byigeze bikubaho? Ntabwo nigeze mbitekerezaho, kuko nyine muri ayo mafaranga nabonye nagiye nkodesha inzu ya 2 by'amanyakenya, ngo ni 20,000 ntiyasuzugure. ni igitero. Noneho byarangiza wagenda ukagura umuceri ugakubita mu nzu nyine ukirangira nk'uko tuba mu mujyi wa Kigali, ubugari bwawo na kawunga yawo usibye ko itaba isobanutse nyine kiba kibishe, ariko nyine ugiye mu bundi buzima ibyo usanze barya nawe urabirya. Yego, hari rero ibintu dusanzwe tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukumva ngo umuntu agiye mu mahanga, agiye muri Kenya, agiye muri za Mozambique, tukumva ngo yararyoshye. Yego, nyamara hari ibindi bibazo ari guhurirayo nabyo. Ese hari abandi banyarwanda baba baragiye ibonayo bari mu kaga cyangwa se akangaratete babayeho mu mibereho ngiyo ibintu nk'ibyo? Hari abanyarwanda nyine bitewe hari ukuntu umuntu ashobora kujyayo kwihangana bikamunanira, izo mbi akaba yazikora, ariko njye kuko atari cyo cyari kinjyanye, naragiye nyine ndavuga ati nyine bantuburiye reka mpfushe, ndapfusha nyine bamaze kuntubura, ndavuga reka nshaka uburyo ki nshaka itike nsubire iwacu mu Rwanda. Nyine mba ndi gufatira kuri twa tundi nagiye mfite, urumva nimba nkuze inzu ya 2 nkagura udusahani udusafuriya, niyo nyine niyo mbabura, urumva muri iyo ngabyo nakoze ibyo ngibyo, sinabuze nk'uduhumbi, sinabuze muri make nk'ibihumbi 2 nsigarana bya reserve. Ni byiza cyane. Noneho rero reka wenda tuganire kuri iki kintu. Ese mu by'ukuri wowe ukurikije ukubona urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu birukira mu mahanga, bumva ko bagiye kubona imibereho myiza, bavuga ati mu Rwanda turakennye, ibyo kurya ni ikibazo, amasambu ni ikibazo, ibintu nk'ibyo, ninjya muri Kenya bizagenda neza, nihe nama wabagira? Muri make njye ntabwo urubyiruko rw'iki gihe kumva ngo umuntu akujyanye hanze aba ashaka kugucuruza cyangwa ashaka kukungukamo, ntabwo aba akujyaniye amahoro, kuko nawe hari igihe aba atameze neza.
kuko njyewe narageze bambwira gutyo, nanjye bambwira ko bari bafite salo nsanga bakorera abandi. Uwakujyanye akubwiye ko afite salo ugeze usanga akorera undi. Nsanga akorera nyine, sinakubwiye ko yasanze akorera wa mupapa twahuriye muri bisi. Umusaza we yambwiraga ngo afite salo 3. Nasanze akorera wa mupapa twahuriye muri bisi. Abanyarwanda barakaye. Kuvuga rero urubyiruko rw'iki gihe kuvuga ngo umuntu yirukanye hanze, amahanga arahanda. Kandi n'ugezeyo nawe ari umunyarwanda ntabwo aba ashaka yuko bamenya mu Rwanda bamenya yuko ahari hanze byakomeye. Nanjye ndiyo naravugaga ni rwose ibintu bimeze neza n'amahoro. Ageze that's so good. Turashimira Imana ko wagarutse mu rwakubyaye rutemba amata n'ubuki. Ubu ngubu ujya utekereza kujya mu mahanga ukundi? Oya. Ariko uyu munsi uramutse ubonye umuntu ukujyana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wagenda wiruka Nyampinga? Oya, naho najya ahantu bakorera $1,000 ku kwezi. Ushobora kubyumva ko bayakorera kuko nayo manyakenya iyo wumvishe ngo 1,000 cy'amanyakenya ni 10,000 by'amanyarwanda. Urasa amafaranga menshi washiduka. Nanjye nicyo kintu cyanshiduye gusa nkazajya nkora urumva ko nzajya nkora mbona amafaranga. Itiki kugarura mu Rwanda wayikuye? Mbere na mbere n'abagabo bayiguhaye nayo wakoreye mbura akazi nyine kuno bisanzwe nk'uko nsanzwe ndakora ngeze ku 8,000 nibwo nateze ndagaruka. Yego abantu bumve ko rero turi kumwe na Nyampinga Umutesi, umwe mu bari b'u Rwanda tugenderaho mu by'ukuri. Mwumvise ubuzima yanyuzemo, ajya mu mahanga akora ingendo zitandukanye, ibyo byose kandi abikoze kugira ngo arebe ko yatera imbere. Rero ibi bintu urubyiruko ruba rukwiye kubyigiraho ko amahanga ahanda iw'abandi n'iw'abandi, bakamenya uburyo bitwara mu gihe nyine basobanukiwe n'ibijyanye n'ubuzima. Ntabwo dukwiye kumva ko iyo umuntu agiye hanze aribwo abona imibereho myiza, imibereho myiza yagusanga buri hose. Ubwo rero urubyiruko mwokabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi 1000 mujye mwitwararika kugira ngo mutazangirika.